Abakunzi ba HOZIANA TV twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira amahoro y'Imana. Reka twizere rero ko mwese mumeze neza kandi twizere ko Imana yakomeje kubarinda muri ibi bihe bya COVID-19. Twizere ko uburinzi bw'Imana bwagerageje kubana namwe. Nkuko rero murimo murabibona imbere kuri kamera dufite umutumirwa wacu umukozi w'Imana dutekereza ko atari ubwa mbere abakunzi ba HOZIANA bamubonye kuri kamera zacu. Turagira ngo rero atangire abasuhuze mu mumenyi. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Maurice Kayishema. Murakoze. Maurice Kayishema, tugeze umugisha wo kukwakira mu kiganiro cyacu nka HOZIANA TV. Turagira ngo rero n'ubundi mbere yuko dutangira kino kiganiro ko twakiriwe amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana kugira ngo dutangire udusengera Imana, usengera n'abakunzi ba HOZIANA TV kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro, hatagira satani ibasha kutuvangira muri iki kiganiro. Mureke dushime Imana. Turagushimiye Uwiteka ko wemeye ko twaboneka mu iki kiganiro. Reka ibintu byose birikorerwe hano bibi byo kuguhesha icyubahiro, kandi ufungura amatwi y'abagomba kumva, maze umwuka wawe ari uhindura byinshi. Turindire mu iki kiganiro, inzitizi zose uzikureho, izina ryo ryubahwe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka tumushimire. Reka twizere ko abakunzi ba HOZIANA TV badukurikiye muri aka kanya batangiye kunezezwa n'isengesho mumaze kudusengera. Ndizera neza ko umuntu wese udukurikiye muri uyu mwanya uri kubabona kuri kamera zacu akaba bakurikiranye isengesho ryanyu, turizera ko atangiye kugira amatsiko yo kwibaza ngo ese umukozi w'Imana Maurice kubera iki bamutumiye kuri kamera za HOZIANA TV. Ese ndizera ko umuntu wese agize amatsiko yo kumenya impamvu twabatumiye. Hanyuma mukozi w'Imana Maurice, reka wenda mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu tubanze tubabaze amakuru yanyu muri lockdown cyangwa se muri gahunda ya guma mu rugo, guma mu nzu ya coronavirus 19. Mumeze mute? Ni gute mwashoboye kuba mu nzu? dusangiza ubuzima bwawe gatoya muri iki gihe cya lockdown ko bwari bumeze. Murakoze. Ikintu nakoze maje kumenya ko hari lockdown mu buzima, nagize igihe gihagije cyo kubana n'Imana, nagize igihe gihagije cyo gusenga, ngira n'igihe gihagije cyo gufasha abantu ndetse no gutekereza uburyo twakora umurimo w'Imana ndetse no gukora icyo twahamagariwe. Ubu rero nyuma y'ibi byose n'ubundi hari ibyo tuzagenda dukora uko Imana izabidushoboza. So icyo Bibiliya ivuga ko nta kiba gitunguye Imana. Ubwo rero mu bibi no mu byiza ibyaba byose mu buzima tugomba kubibamo dushima, ntunzwe no gushima no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Murakoze. Uvuze amagambo meza, ariko hari ijambo rikomeye numvisemo ngo waranzwe no gusenga Imana cyane muri iki gihe cyo cyaguma mu rugo. Abantu bari babaye mu nzu, abantu bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko ye wahisemo gufata ubuzima bwawe ukabushyira mu masengesho. Tuzi neza rero ko kubemera Imana, tuzi neza ko iyo umuntu asenga abaganira n'Imana, hari ibintu abwira Imana, hari ibyo n'Imana imubwira. Ese ko wagize umwanya munini wo kuba imbere y'Imana, hari icyo mwaganiriye n'Imana? Murakoze cyane. Mu gihe nagize cyo gusenga ndetse n'igihe nagize cyo kubana n'Imana, numvishe byinshi mu mwuka, numvishe byinshi, namenye byinshi, nahawe kumenya byinshi. Ugize uti numvise byinshi, hari ibyo nahawe n'Imana kumenya. Wenda reka tuvuge ko hari ibyo wahawe n'Imana kumenya by'ubuzima bwawe bwite cyangwa se ubuzima ku bandi, ariko mu buryo wenda bw'ibanga, ariko se nko ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'isi, ku rwego rw'abadukurikiye, ni ubuhe butumwa Imana yashyize ku mutima wawe? numva ko ibyo byose cyatumye HOZIANA TV intumira ari ukubera kuko hari ubuhanuzi narutse gutanga mu minsi yashize
nahawe tariki 3. Mfite bwinshi nahawe ariko numva no munsi ubwo twatanga rubwo nahawe kuri tariki 3. hanyuma reka nk'uko bivuze tunyuriremo ku buhanuzi Imana yaguhaye. Abakunzi ba Hoziyana basanzwe badukurikira barabizi neza yuko muri abantu mwahawe impano abo mu gihe cya kera bitaga ngo ntibabamenya, uri bamenya bo muri iki gihe. Ni iki Imana yaguhaye kumenya? Rero tubwire, fata umwanya rwose uhe mesaje abadukurikiye iki Imana yakubwiye, hanyuma wenda turagenda tugira ibyo tugenda tukubaza bimwe na bimwe kugira ngo abakunzi ba Hoziyana TV barusheho kumva neza mesaje no kwisobanukirwa. Murakoze. Ubwo hari tariki 3 zari saa 9, izo ni isaha kenshi nkunda gusengamo, kuko nk'umuntu usoma Bibiliya nasanze izo saha ari isaha nziza. Nafashe igihe gihagije cyo gusenga kuko hari n'amakuru n'ubundi yari ari gucicikana hirya no hino ku isi agaragaza umwirabura bita George Floyd bari bishe bamukize ivi ku ijosi baramwica. Bibabaza abantu benshi rero, kandi byageze naho mu gutabaza yageze atabaza avuga ngo reka humeke. Bituma ntekereza ibintu byinshi cyane. Kimwe mu bintu natekereje ko umuntu Imana imaje kumurema ari Adamu, Imana yamuhumekeyemo umwuka. Irangije uwo mwuka imuhaye imubwira ko agomba guhumeka, arahumeka aragenda aba umuntu muzima. None umwana w'umuntu n'ubundi ari gutaka avuga ati ntago nshobora guhumeka. Ni ukuvuga ngo umuntu yari arimo akuramo undi muntu ikintu Imana yamushyizemo. Ibyo bintu rero byateje ibibazo byinshi mu isi, bituma kuko nzi ko mu mwuka dufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba twasenga ibintu bigahagarara. Nagiye mu gihe cyo gusenga muri izo saa 9 mvuga nti iyi pandemic cyangwa se ibi byago byari biri mu isi bihagarare. Nkivuga nti nabivugaga mu rurimi rw'icyongereza, naravuga nti come, cyangwa se nakoreshaga kuriya Yesu yacyashye umuraba avuga ati wa muraba tuza, wa muraba tuza. Nabivuze inshuro 3 mvuga nti come, tuza. Ibyo byose niyo miraba nari ndimo ntujisha yari iri kubera hirya no hino ku isi. Abantu bari kwigaragambya wenda ntago nabyita wenda, ariko harimo n'ibindi bibi birimo gutwika, birimo kuba bagira n'abandi bantu nabi. Ibyo rero nibyo nashaka kugira ngo bihagarare mu buryo bw'umwuka, ko nabonaga ari intambara ziri kubera mu mwuka. Ubwo rero niyo mpamvu nari nzatatse mu mwuka. Ubwo rero ngeze ku nshuro ya 3 mvuga nti come, ntago umwuka w'Imana yanyemereye ko nakomeza gusenga iryo sengesho ryo gutujisha ibyo bintu. Ahubwo nahise nyiri igihe cyo kwinjizwa mu ndimi, nsengera mu ndimi, noneho ntangira kugira ibintu ndeba. Kimwe mu bintu nabonye nahawe kubona n'Imana, nagiye kubona mbona inzu iri gutangira, inzu iri muri fondasiyo. None iyo nzu ari abantu bazaga bakayimenamo imyanda iyo nzu. None ndebye iyo nzu, ntago nakubwira ngo abantu bayimenagamo imyanda nababonaga, ariko nabonaga imyanda inagwa mu iyo nzu. None ndebye iyo nzu nsanga iyo myanda ivangavanze n'abirabura. Noneho mpabwa kumenya ko ari abazungu bafasha abirabura babahindura inshakabarafu, babahindura imyanda. Nabonaga bavanze n'imyanda, bari guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Noneho iyo nzu yari iri ku ruhande rw'ibumoso, ubwo yari ikiri muri fondasiyo, ntabwo yazamukaga. Noneho ku rundi ruhande rwayo rw'iburyo hari indi nzu iri ku ruhande rw'iburyo ndende, ifite ibirahuri by'ubururu. None iyo nzu mbwirwa ko ari abazungu. Iyo ngiyo yindi nanone yari irimo imyanda, barabirabura. Noneho mpabwa kumenya n'Imana ko ababirabura basenze batakamba, ko harimo n'abo nagiye mbona bagiye bahambwa ari bazima. Ibyo bintu rero byababaje Imana. Noneho abo bantu baje gusenga. Noneho mwuko gusenga nagiye kubona mbona Imana ikuye abantu muri ya fondasiyo cyangwa se muri wa mwobo, ibazanye ku nkombe, aho ku ruhande ku nkombe cyangwa se hino y'iyo nzu. Noneho ahantu kurwo ruhande rw'ibumoso hari inzovu. Iyo nzovu yari izengurutswe n'abirabura. Ntago nakubwira ngo bari banga, ariko nabonaga ari abirabura bambaye imyenda y'imico ya kirabura myinshi itandukanye. Ntago nakubwira ngo cyari iki gihugu,
ariko nabonaga bambaye imico ya kirabura. Noneho umwirabura umwe akubita inzovu. Iyo nzovu yari ifite amabara abiri. Iyo nzovu yari ifite ibara ry'umukara igihimba cyose, iyo nzovu ikongera ikagira ibara ry'umweru ku mutwe. Ibyo rero bishatse gusobanura iki? Ko iyo nzovu yari ifite igihimba cy'umweru, igihimba umutwe w'umweru n'abazungu bakoresheje ibyo bita nakita n'uburiganya, bakiba ubutunzi bw'abirabura. Ubundi inzovu yose isobanura ubutunzi. Noneho iki gihimba kindi cyari umukara bwari ubwo butunzi bw'abirabura, ariko abazungu babatwaye bakoresheje uburiganya cyangwa se manipulation mu cyongereza. Noneho uwo mwirabura akubise iyo nzovu ihita itora umupira. Hari umupira umeze nk'uwa football cyangwa se wa ruhago, irawutora, iwutoza umugobora wayo, iwujugunya, irawukubita. Umupira urazamuka mu kirere, urazamuka ugeze hejuru kure cyane, uhura n'umurabyo ukomeye wamanutse wihuse cyane. Umurabyo wari uturutse ku ruhande rw'iburyo nkurikije uko nawurebaga. Noneho umupira uramanuka wirukanka, wasubiye hasi umaje guhura n'uwo murabyo, umanuka wihuta, ukubita inzu, ukubita fondasiyo y'iyo nzu y'ubururu, ariko wakubise ku ruhande rw'ibumoso. Noneho aho ukubise inzu ihita igondama, itangira kumera nk'ishatse gusenyuka. Icyo rero bisobanura, kugira ngo nkomeze icyo ndibuze gusobanura, wenda mpereye ku inzovu nabivuze ko iyi nzovu isobanura ubutunzi. Noneho uyu mutwe ukaba usobanura, uyu mutwe w'umweru ukaba usobanura uburiganya abazungu bakoresheje kugira ngo bibe ubutunzi bw'abanyafurika cyangwa se bibe n'ibintu byabo. Ibyo bintu rero bikaba byarabaje Imana. Noneho uyu mwira wakubise iyi nzovu, ni ukuvuga ngo n'amasengesho, ni nko gukangura Imana, bakabwira Imana ngo Mana turababaye dutabare. Noneho uyu mupira wazamutse hejuru, ukazamuka ugatumbagira ukagera hejuru, ni amasengesho y'abirabura bagize igihe cyo kurira no gutakambira Imana. Kuzamuka rero ugahura n'uwo murabyo, uwo murabyo wamanutse wihuta. Uyu murabyo nahawe kumenya mu mwuka ko ari marayika ushinzwe gushiftinga cyangwa se guhererekanya imbaraga ku bami cyangwa ku baperezida. Uwo mumarayika nicyo yasigiwe, guhererekanya imbaraga. Ni ukuvuga ngo kwimuka k'umuperezida hakimikwa n'undi, ijuru riba ribizi. So uwo mumarayika rero nicyo ashinzwe. Noneho kumanuka kumanuka k'uwo mupira, kumanuka ugakubita iyo fondasiyo barabazungu. Ni ukuvuga ngo ni imbaraga zari zivanwe mu bazungu zinjijwe mu birabura. Iyo fondasiyo ni ukuvuga ngo nubwo butware n'ubwo bubasha abazungu bari bafite bwazamutse iyi etaje. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo aho umupira wakubise yahise ihengama. Imaze guhengama rero, ikindi kintu nabonye, nagiye kubona mbona ku ruhande rw'iburyo, ubwo umupira wakubise ibumoso, ngiye kubona mbona ku ruhande rw'iburyo kuri ya etaje haje undi mugabo munini umeze nk'ijeye. Yari muremure kandi ari munini rwose. Noneho mugabo yari afite intoki z'umweru, afite n'igihimba cy'imbere cy'umweru, ariko inyuma yariraburaga. Noneho umugabo afata kw'iyo nzu yari ifite ibirahuri by'ubururu, arayihirika. Yari afite imbaraga nyinshi. Noneho mu kwihirika, ariko mpabwa kumenya mu mwuka ko uwo muntu ari imvange hagati y'umuzungu ndetse n'umwirabura, ariko wahindutse umwirabura. Ni ukuvuga ngo mbivuze neza nk'uko nabonye ari umuntu wabyawe n'umugore w'umuzungu n'umugabo w'umwirabura, ariko ahinduka umwirabura. None ahabwa imbaraga zo gusunika iya nzu. Noneho ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho Imana yambwiye ko abazungu bahemukiye abirabura mu buryo bukomeye. Bahemukiye abirabura, bakoresheje imbaraga zabo bazikoresha nabi nk'uko bitari bikwiriye. Bagiye bahemukira abirabura, bibi bintu byabo. Ibyo bintu Imana byarayibabaje, kandi imbaraga izikuye mu biganza by'abazungu, n'ubutunzi ibukuye mu biganza by'abazungu. Abirabura, uko nabwiwe, abirabura bagiye kuyobora abazungu, haba mu butunzi no mu mbaraga. Ibyo ngibyo nibyo nahawe kuvuga. Mukozi w'Imana, umuntu yumvishe ubu buhanuzi mwahawe ashobora kwibaza ngo ese ko uyu mukozi w'Imana
ibi bintu yabyeretswe nyuma y'uko habayeho uru rusaku rw'ivanguraruhu bitewe n'ibiherutse kuba muri Amerika. Uyu muntu ko tumenyereye ko abahanuzi ubundi bahanura ibintu nta kirabaho bashingiraho, ni gute twakwizera ko ibyo avuga yabihawe n'Imana? Ese ko avuga ko ubutunzi bwose abirabura bagiye kubugarurirwa bakabutwara bakajya hejuru y'abazungu, nawe akaba ari umwirabura, ni gute twizera ko ibyo bintu yabihawe n'Imana? Basha gusubiza icyo kibazo. Murakoze cyane. Ubuhanuzi n'undi nari narahawe tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2019, bwavugaga ko Afurika izaba imwe kandi abanyafurika bazagira imbaraga. Ubwo buhanuzi rero n'ubundi nahawe n'ubundi busa nkaho ubungubu nabwo burawuzuzanya n'ubungubu bwa mbere. Kandi icyo ngiwe navuga ko ibyo bintu ntago nigeze mvugisha emotion, kuko ntangira no gusenga nasenze nsaba ko ibintu byamanuka, ibyo bintu biri kuba byacururuka, nashaka kugira ngo bicuruke. Kuvuga ngo maje kubona ibyabaye muri Amerika, ntago nigeje nshaka kurespondinga cyangwa gusubiza nuko numvaga niyumva cyangwa emotion zanjye ko zansabaga. Ahubwo nashatse kumenya ngo Imana iravuga iki kuri ibi bintu, binansaba kugira ngo nsenge nsabe Imana iturisha ibyo bintu. Nk'uko gusaba guturisha ibyo bintu rero nibwo Imana yagize ikimbwira. Ubwo rero ikintu navuga nuko n'ubuhanuzi narahawe ubuhanuzi, kandi ngewe ndi intumwa, no kuvuga ngo ngiye akazi kanjye no gutumika. Nta kindi kintu nakora kugira ngo abantu bemere ibyo bintu, cyokora bazabibona bisohoye. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma wenda reka tugaruke wenda ku kijyanye n'abirabura benshi barahangayitse, bafite ubwoba. Tuganiriye n'abantu benshi wenda bari aho ibyo bintu byabereye, usanga bameze nk'abantu badatuje mu mitima yabo. Ni ubuhe butumwa nk'umukozi w'Imana waha abirabura by'umwihariko muri rusange? Murakoze cyane. Nk'uko mbivuze, Imana ifite ikitekereza igomba gukora. Nk'ubwo buhanuzi natanze n'ubundi natanzemo n'imirongo, harimo umurongo uvuga ko Imana ari Imana igira justice. Ni kuvuga ngo ni Imana igira justice. Ni murongo natanze nuvuga ndumva ari Zaburi ya 50 umurongo wa 12. Nuvuga ngo urabikora nka kwihorera. Urabikora nka kwihorana. Nuvuga ngo ibyo bintu byose abantu bagiye bakora Imana irabireba, byose yagiye bireba. So mbere ko ngira inama natanga kubirabura, mfite inama natanze no kubazungu, ivuga iti abazungu aho bari hose ku isi bapfukame basabe Imana imbabazi, kandi n'abirabura babasabe imbabazi, kubera kuko ibyo babakoreye birababaje kandi byababaje n'Imana. None rero indi nama natanga kubirabura nuko umwirabura wese hava akagera agomba gukora ikintu cy'urukundo. Agomba gukunda bagomba gukunda ababahemukiye, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi ntibazigere bafata izo mbaraga bahawe ngo bazikoreshe kugirira abo barusha imbaraga nabi, ahubwo bazamenye ko ikiremwa muntu cyose cyaremwe n'Imana, buri muntu wese yaremwe mu ishusho ry'Imana. Baranire ko abantu baba umwe kandi abantu bakubahana nk'ibiremwa byaremwe n'Imana, biremwe mu ishusho ry'Imana, twese tugapfirwa na Kristo. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma wenda dusa nk'abagenda basatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugaruke wenda gatoya inyuma, twibaze ko tugize umugisha wo kwakira muri studio za HOZIANA nk'abamenya nk'umuhanuzi umaze kumenyekana cyane mu gutumwa n'Imana, kandi hari ibintu byinshi rwose bimaze gusohora, bimaze kugaragara, Imana yagiye ibanyuzamo bigasohora, yaba ku isi muri rusange, yaba ku bantu ku giti cyabo ndetse no muri rusange. Umuntu yakwibaza ngo nk'abamenya, ese n'icyo uvuga ku
kuri ibi bintu urabona ko igihe cyabyo cyo guhagarara cyaba ari iki, ese birakomeza bimeze bite ko abantu bafite ubwoba bwo kumenya niba abirabura bakomeza kwicwa bahohoterwa n'abazungu cyangwa se niba bihagarara. So ko tugize umugisha rero tugira ngo wenda umare impungenge abafite bene izo mpungenge nk'umuhanuzi. Mbo njyewe ibyo mvuga byose mbivuga kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe kandi rishyirwe hejuru. Njyewe ndi umuntu mfite izina, mfite ubuzima buzagenda, ariko izina ry'Imana rizahoraho. N'ibyo mvuze natumwe n'Imana nabyo bizagenda kandi bizakomeza. Icyo mbona nk'umuhanuzi, nk'uwahawe ubwo buhanuzi, ibintu byatangiye kuba, ibintu byaratangiye, no kuvuga ngo hari ibintu biri kuba bikomeye mu mwuka, kandi hari n'ibindi bizaba, kugira ngo iby'Imana irimo ituma abahanuzi bayo bizasohore, kuko ubwo n'ubushake bw'Imana nta n'icyabihindura. Murakoze. Ushatse kuvuga ko kwicwa kw'abirabura gukomeje, nicyo ushatse kuvuga? Mbo ntabwo mvuze ko kwicwa kw'abirabura guhagaze kandi cyangwa se gukomeje, ahubwo icyo mvuga nuko abantu gupfa bo bazapfa kandi ababica n'ubundi n'abagome banakoreshwa na Satani, gusa imbaraga zizabavamo, bahabwe imbaraga abantu bagomba kuzikoresha neza. Ntago rero ndibuze kuvuga ngo kwicwa kw'abirabura kuzahagarara, kuko ibyo ntago nigeze mbibona. Nta nubwo ndibuze kuvuga ngo kwicwa kw'abazungu kuzahagarara, kuko ibyo ngibyo ntago nigeze mbibona. Icyo nahawe kumenya mu bwo buhanuzi ni uko imbaraga abari bafite imbaraga bazambuwe, imbaraga zahawe abandi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byatangiye kandi ni ibintu bigiye gukomeza. Hari umuhanuzi uherutse gutangaza ubuhanuzi avuga yuko abantu bagomba kuzirinda urukingo rwa COVID-19 rurimo rurakorwa, ko abantu bagomba kuzarwirinda ko rurimo amayobera ya antikristo. Wowe nk'umuhanuzi hari icyo Imana yaba yaraguhishuriye kuri icyo kintu? Ese niba ntacyo yabiguhishuriyeho, inama utanga nk'umuhanuzi ni iyihe ku bagukurikiye? Mbo ibijyanye n'urwo rukingo rw'iyo COVID-19 ntago nakubwira ngo hari ikintu Imana yigeze imbwira ku bijyanye n'urwo rukingo. Gusa njyewe numva ko hari abaganga bashinzwe kuvura, bafite ibyo bavura, ni akazi kabo. Gusa ntago iby'urwo rukingo nibwifuze kuba nagira ikintu nduvugaho, kuko nta makuru yaba mu buryo bw'umwuka mfite no mu buryo bwa kiganga mfite. Ntago urwo rukingo nifuza kuba naruvugaho, kuko na Bibiliya nkurikije uko bivuga ntago inyereka ko igihe cy'urwo rukingo cyangwa se icyo gihe cy'icyo kimenyetso cyaba ari iki ngiki. Murakoze. Rero tugushimire, tugusabe wenda kuba n'ubundi niba hari nta bundi butumwa buri ku mutima wawe waha abadukurikiye, tugusabe n'ubundi gusenga usabira umugisha abakurikiye iki kiganiro. Murakoze. Ndumva twashimira Imana kubw'ibyo twumvishije, kandi tugakomeza kwiragiza Imana, tunasenga dusaba Imana kugira ngo idukomereze mu buzima. Kandi abafite imbaraga n'ubundi mbagira inama ko izo mbaraga tutagombye kuzikoresha nabi, ahubwo twagombye kuzikoresha neza kugira ngo zigirire abandi umumaro. Kuko nimba n'urugero, nimba uri umuyobozi cyangwa se nimba uri nka perezida, imbaraga ufite ntago abaturage icyo cyizere bakugiriye ukaba ugize izo mbaraga, ntago biba bigaragara ko baruta, muba mukingana, gusa baba bakwizeye bakagushyiramo ubwo butware n'izo mbaraga zabo kugira ngo bahagarare. Ngo ntago wagombye gukoresha izo mbaraga abaturage baguhaye ngo uzikoreshe ubica, ahubwo wagombye gutekereza ikintu wabafasha kugira ngo nabo bazamuke. Murakoze. Wifate imbaraga ufite ngo uzabyuzinge, ahubwo ziyuzinge. Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge. Nyakubahwa, izina ryawe ni ryo kubahwa mu byo tuvuga ndetse no mu byo dukora. Turi abantu, uri Imana, uri hejuru ya byose, turi ku isi, kandi isi ubwawe wibwire Salomo ubwo yashatse kubakira inzu, mubwira ko isi ari intebe y'ibirenge byawe. Mana, turi hano ku iyi si y'intebe y'ibirenge byawe, dushimira tuvuga izina ryawe, kandi tuzi ko ibiri kuberaho byose ubireba, kandi ufite n'icyo ugamije gukora n'icyo uzakora, kandi nta kibasha kuguhagarara imbere.
izina ryawe ryubahwe rero ko bw'aya magambo wemeye ko atamubukira kuri televiziyo abazayumva bose, ndasabye kugira ngo imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bizaboneke ku buzima bwabo, uhereze imbaraga zo guca bugufi kandi no gufashanya no gukundana, kuko ari cyo kintu wadutumye abana b'abantu. Ngaho rero komeza urinde imikorere ndetse n'imigendere ya buri umwe wese, aba bakorana n'ikinyamakuru cya televiziyo n'iyi televiziyo ya HOZIANA, ubahereza umugisha kandi ubuntu bwawe bukomeze buzenguruka isi. Mana udutabare ko dukeneye ubutabazi bwawe, uturinde ko dukeneye uburinzi bwawe, uduha amahoro ahagije kuko turakeneye mu Mana. Izina ryawe ryubahwe, komeza utabare abarengana kandi imfubyi apfakazi turabasengeye, ubuntu bwawe bubagereho, tukomeza tuninginga kugira ngo uturinde mu byago no mu makuba, kandi utange imbaraga zo kugira ngo ijambo ryawe rikomeze ryamamare hirya no hino, abumva ijambo ryawe nabo Mana jya wemera umwuka wature mu mitima yabo kugira ngo bamenye ukuri. Izina ryawe ryubahwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka tubashimire cyane mukozi Imana, mwakoze kubana natwe. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha.